Yo, nyita Cedric nko bisanzwe murabizi ko nkunze kubagezaho update. Niba uri umuntu mushyashya nagusabaga yuko wakanda subscribe basi ugatangira ugashyigikira umuhungu wanyu. Nyita Cedric, TikTok ni nyita Cedric, Facebook ni nyita media/Cedric, gusa naho wahambona wansema nyita Cedric itumbona. So murabizi ko no mihanda iri kuvugaho ibintu bitandukanye bya Philpeter, Double J, Kirikou, Yago Pondat. So byose biri guhera ku gitaramo cyitwa Suwejo Album Launch. So icyo nabakorera iki rero, nateguye impande zombi, mfite audio ya Philpeter nkagira audio y'umuntu ari ku gitaramo imbere. So tugiye guhera kuri Philpeter twumve audio, namwe mumbwire ukuntu byumva, hanyuma duhite dukurikizaho umufana wari imbere kuri stage ukuntu byari bimeze. So let's go, reka twumve ku ruhande rwa Philpeter ubundi kuntu diri yose yari imeze kugira ngo akore ari amakosa yose. Ijambo ryanyu Philpeter, tubwire. Konseri yabaye itinze, yatangiye itinze. Babwira abahanzi bagabanye performance zabo. Double J ageze kuri stage arakora, indirimbo zirangije bari bamuhaye ebyiri, yanga kuva kuri stage. Arakomeza njyewe ntacyo nari kubikoraho, nubwo ari njye wari DJ ndi na MC, ntacyo nari kubikoraho. Aba organizers nibo bafite timetable yabo n'ukuntu ba controlling ibintu. So bakamubwira wapi yanga kuva kuri stage. Organizer arambwira ati Peter, kina indirimbo itandukanye nize nibwo aravaho. Arambwira curanga indi ndirimbo. So nta yindi choice nari mfite usibye gucuranga indirimbo ya nyiri konseri Yago. Rero indirimbo nyikinnye nibwo yagize gute, yabonye uva kuri stage. Kubera iki? Amasaha wabibonye hano yarageze, kandi igitaramo cyabo cyagomba kurangira 5:40. Ibi yo nakoze namabwirizwa nahawe na organizer wa event. Ibyo birangiye sasa bari bafite manager wabo wari uri no kubafotora. Bro afite discipline nke, bimaze kuba yajarantuka. He acted like yarari gufotora ariko yarari kuntuka buri sego mu matwi yanjye, bitutsi byinshi bisharira. So ndavuga ntabwo ngiye nakora gutya. Ncuranga indirimbo ya mbere ya Kirikou, ndagenda hasi njya gutabaza, ndababwira turiya muniga amereye nabi, nimumfashe mumukureho nkomeza akazi. Kuko iyo ndirimbo nayicuranze mbizi neza ko irajya kurangira nyine bamaze kumukuraho, nayimusigiyemo Kirikou, njya gutabaza and then ndagaruka. That's the only thing that happened last night. Namaze kubyumvira rero tugiye kumva audio y'umuntu wari imbere kuri stage. Ubwo n'umufana ariko yari imbere, yabonaga reaction yose yabaga, nawe agiye kutubwira ukuntu byagenze. So ikosa ryawe riri kuri Philpeter, ikosa ryawe riri kuri Double J cyangwa Kirikou, bimeze gute? So ijambo ni ry'umutipe, nari washe kuvuga izina kubera ko benda bibiri private. Atubwiye nawe ukuntu byari byifashe, reka nawe tumwumve. Na nicaye imbere ya stage, ninjye muntu uri imbere y'abahanzi, ku buryo narebaga ibiri gupfa inyuma backstage, ku buryo narebaga ugiye gukurikiraho nuko biri kugenda. Ibi bintu Philpeter atamwikorera, kandi nawe wahubutse kwandika ngo abarundi ngiki, bishobora kuba sagikomeye man Philpeter, ugasanga abarundi bamugiriye nabi. Ibi bintu Philpeter nababaza agomba gusaba. Bro, Philpeter yanawusinze Double J kuri stage. Ibintu Philpeter yavuze byose nibyo. Iyo yibeshya akagira ikintu na kimwe ahubwo abeshyamo, ntari guhita mbivuguruza. Philpeter yahamagaye Double J kuri stage, akubita indirimbo ya mbere yitwa Nagufata Nakuyo. Ayikubise uwo mutipe bari kuvuga umisbehavinga nabi, umwana ari ufite telefone ya iPhone wambaye ikigofero, wa wundi ujyana n'umuhanzi ngo wajyanye n'uwo Double J right hand man wiwe. Umutipe afite amakosa, afite agasuzuguro bro. Yahaye faka Philpeter gutya ndeba, numva naje ubwanjye bimfashaho nawe, urabizi nikunda gutuza. Akosinya nkunda umuntu umenye DJ Philpeter. Anita Pena nta wari uhari, yagara inyuma kuri stage. Ubifite mu nshingano ya Philpeter imbere n'inyuma. Yuri MC ni wo controller of the show. Aba bouncer bari bakeya inyuma kuri backstage. You understand? Stage umuhungu yayimenyereye. Wowe ni Double J, reka mbwire Double J na Kirikou nyamufite umuntu wanyu atanga indirimbo kare. Muniga ntabwo yatanze indirimbo kare, atanga indirimbo kare, hanyuma namara gutanga indirimbo aze afotore.
we yashatse gufotora kandi akongera gukontoringa Philpeter ku buryo yashatse no kujya ku byuma bya DJ ngo amanure crossfader. What the fuck. Philpeter arabanza arihangana bro. Philpeter yihanganye nuko yari yambaye rinete ku buryo ariko nge namubonye ndamureba mbona ndanaseka. Philpeter arabibona ko nabibonye ngomeza ncungira hafi. Uwo muhungu Double J bakubita indirimbo ya Kenny Solo. Actually babanje indirimbo ya Kenny, bakubita ya Kenny Solo featuring afite na Kenny Solo. Nawe uwo mutipa arayanga ngo nongo niyo yikuri ngo ntago ariyo. Bakubita indirimbo ya gatatu ngo nayo ntago ariyo. Kumbe umutipe arashaka kuzira mu ndirimbo itari featuring abanyarwanda batazi neza cyane we azi, hanyuma kuri featuring inyuma indirimbo zizwe akaba atabikoze karashaka kugira ngo bitegure man imbere ya DJ bro. Aman MC nkora n'aba DJ nzi uburyo bivunana. Iyo uri DJ uri muri transition of music, there should be no one ugustressa mu mutwe ibintu babiguha kare. Ko Philpeter atagirana ikibazo n'ababyinnyi, katagirana ikibazo na Yako, katagirana ikibazo na Bushari, katagirana ikibazo na Zero Trap, kuki abarundi rero bashatse gukora ibi ngibi? Ntago ari byo. Yego nibyo, they are internationals and all that. Cyetse ne bashaka creating amakuru, bashaka creating saga hagati yabo ngo bagire amakuru creating mu gitaramo. Man igitaramo cya Yago cyari kigiye gupfa. Nose ko mutavuze ko Yago yaje kuri stage inshuro imwe. Iyo umuntu afite album launch ahindura imyenda inshuro enye, akaza kuri stage na ataya enye cyangwa eshatu. Buri ndirimbo agomba kuyiziramo yambaye bitandukanye. Yago yagiye kuri stage aririmba, akora stage bwa mbere nibwo yakoze iminota myinshi. Yaje stage bwa kabiri turi saa 7:45 bro. Davidson ntago yaririmbye ubyumve wo Chris Easy ntiyigeze aza. Urumva man Yago yigarukiye kuri stage musanga backstage mbona bibaye danger. Philpeter ahita aho gatipe karaza kaje kuri stage man. Umutipe yari afite imico mibi ya muhungu man mu buzima. Uwo muhungu agaruka kuri stage none abwira Philpeter ngo nushaka ugende urimo urakora ibiki. Aramutuka man. Umutipe yari yabyimbye wagira ngo niwe bouncer, wagira ngo niwe muhanzi. Ariruka inyuma y'umuhanzi arimo arafata video mu bantu, arimo arasubira kwa DJ gushaba indirimbo. Mbese man byari biteye asiki, biteye isesemi, nta professionalism irimo. Na Wizkid ntagaruko bigenda, na Bushari na Bushari ubwe ntigeze abikora gutyo. Ari we cyamamare gikomeye hariya ku munsi w'ejo. Na Gahongayire ntigeze akora ibyo bintu. Urumva uriya sewe ni ndo kujya kuzana umuntu wo gufata video. Double J yagiye kuza kuri stage, urabona ukuntu DJ afata indirimbo akajya yitangiza bushyashya yisubiramo, ayitangiza kandi kuri ya buto indirimbo start yakaze start inshuro 5 man. None abantu bararambirwa baricara telefone ziraziba. Double J yaje kuri stage nta muntu n'umwe uri kumwumva, bose bicaye nta muntu n'umwe uri kumusubiramo bro. Uzi kugira ngo Double J ajye kuba Double J. Double J nuko yaje gucuranga izo ndirimbo zindi zanyuma abantu bagera bimuka gahoro babiri batatu. None reka Double J ave kuri stage Philpeter yose agimaze kuba niga abantu bahagurutse ngo Double J gute mutamufanya ari kuririmba. Double J niba yabuze indirimbo rero ntari bukurikizeho simbizi man. None yumva icyo abafana bari uko abafana bamuvuga Double J bakomeza ari indirimbo tutazi zitari kuri playlist bro bamuhaye. Double J ari indirimbo nk'eshanu kandi ubwo bamuhaye kuririmba ebyiri. Double J ari kuza ari straight akubita inzoga ni baby, agakubita no gufatana kuyo, agakubita niriya yindi na Kenny Solo, agahita yivira stage. Double J yashatse kwaguma kwa kuntu mashaka kuza nyine yerekana ko ari superstar. Double J yaje abantu bamurushye man kubera gutegereza cyane. Double J Philpeter ategereje umuhanzi arabura. Umuhanzi arabura. Arangije Philpeter acuranga n'izindi ndirimbo. Actually yabaje gucuranga izindi ndirimbo. Noneho Double J aza kuza mwana musinzi inshuro 3. So ngayo nguko rero mwabyumvishije ku ruhande rwa Kirikou nuko bimeze, Double J nuko bimeze, na Philpeter nuko bimeze. Gusa ikibazo ufite ni ese ko twumva we Philpeter nta kosa ufite, abarundi ibyo uzayibazanaho ngo nta kosa ufite kandi mwabikore public, gusa arikoze public bose bareba. So inama nagira rero Philpeter ni imwe yonyine, nuko uzakora ikiganiro n'umu MC n'umu DJ n'umunyamakuru. Biroroha cyane ko yakora ikiganiro agasaba imbabazi abarundi muri rusange kuko ari amakosa yabaye public, buri wese yarebaga. Abarundi kugeza isa baraturakariye kandi murabizi niho twakuraga umugati batwakiraga neza,
so niyo nama njye namugira, nicyo kintu yakora cyonyine. Ninyita Cedric, turi kumwe, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza cyane.